Briane ngo yagufashe ku ngufu. Naye nagiye muri Anive yatasha. Butasha ariho wanumiye. Briane nyine ashaka kumfata ku ngufu. Niyanga kunyitaba kuva nahava yanze kunyitaba. Nshaka kumuhamagara ngo mubaze cyane ko mbabwiza ukuri nta n'igiceri cyatanu yampaye. N'imbere y'Imana ishobora byose. Ngiye mfite abahamya mvuga ibintu mfitiye ubuhamya na tike ntayo yigezama. Ningubwe unanishe cyatanu. Yego. Yigezama. Ubyumva uko nguko. Impamvu yangaga kunyitaba. Yego. Nara nabimwandikiye muri SMS birimo. Yego. Mbere y'ibi ngibi naramukundaga naramufana we nyuma y'ibi ngibi nzaguma mukunde. Niba hariho n'ubundi buzima nakifuza ko twazahura mu bundi buzima kuva byanabaye na gutya. Yego. Urukundo nabakundaga rwiyongereye. Rwiyongere kubera iki? Njyewe sinzi impamvu nimba nasaze. Nimba ngiye gusara nyine simbizi ko. Ngiye gusazwa n'iki? Muri SMS zanjye ndazifite. Yego ndi umfashe wazitwereka SMS. Ntago ngiye njya mbeshya bro, ubundi ngiye ku bantu banzi ntago njya mbeshya. Mvugisha ukuri. Yego. Namubwiye Briane. Dore ngiye SMS nayo mwandikiye kuri WhatsApp.